ngo ko tumaze kumva ibitekerezo by'abantu bamwe twagiye tuganira, harimo umuganga mwumvise Dr. Eric Mugabo, twumvise umubyeyi kandi twumvise n'abakora kano kazi ko kurera abana umunsi ku munsi. Bityo rero mureke tuze kuba tuganira ibingibi rero mu byo burambuye. Turi kumwe n'abatumwa bacu ubu munsi muri studio, turi kumwe na Robin Mawuwa, uyu nguyu ni umuyobozi kandi akaba yarashinze umuryango witwa Shine Rwanda. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Shine Rwanda ikora iki? Shine Rwanda ni umuryango utari wa leta ufasha ingo zibana mu makimbirane binyuze mu buhuza, guhugura ndetse n'ubujyanama. Yego, maze kwa mudufasha umva murakora neza by'umwihariko ku muryango. Turi kumwe kandi na Ishimwe Adelaide, aturutse muri Youth Estimation Rubavu. Ikaze secretary. Akoze cyane. Meze neza? Yego na amahoro. Youth Estimation ikora iki? Ni club ifasha urubyiruko mu gukoresha impano zabo, nyine twubaka amahoro dukoresheje impano zacu. Mwubaka amahoro mukoresheje impano zanyu. Urumva rero kubaka impano kubaka Rwanda duhere mu batoya kuko urubyiruko kwisonga. Kubera ko umwana none apfa mwiterura none abangaba bamwubaka kiri mutoya. Muri iki kiganiro turi kumwe kandi na Uwera Marie Gudine, ni presidente uturutse muri ONG yitwa IDE, ubwo ni Initiative pour le développement de l'enfant. Aratubwira Gudine, waramutse? Mwaramutse neza. Yego. Amakuru yawe? Ni meza murakoze. Umuntu utazi IDE yakumva ko ari umuryango ukora iki? Ni umuryango y'abana batoya, mu gifaransa ni petite enfance kubera igifaransa cyagarutse. Ni petite enfance, mfite nuza creche, hanyuma centre de formation ukuntu bavugaga n'ibintu by'abana. Ngewe iyi formation y'abakozi y'abantu bose ndayikora. Kuvuga ngo mufasha abakora akazi ko mu rugo mukabongerera ubumenyi cyangwa se mukabamugurwa kuri kano kazi bagiye gukora. Ngo ni ukuvuga ngo ubwo mufasha abakozi cyangwa se abakora kano kazi ko mu rugo. Ntabwo ari kwifasha gusa, ni kubahanuza certificat, ni certificat ya university, formation. Nibyo bongererwa ubumenyi birumvikana bakaza gukora akazi kabo neza kandi uko bikwiye. Muri kare twanzike nyuma yo kumva ibitekerezo bitandukanye, turebe ubundi hari impamvu zagiye zigaragazwa mu bitekerezo twagiye twumva mu bo twaganiriye mbere. Mawuwa, ntamwe niko mubibona iyo gitera yo kubundi mbere na mbere mubona hari ibibazo bigaragara no munsi nko muganga yanabivuze biterwa no kuba umubyeyi n'umukozi barahaye bataritaye neza kuri uyu mwana mu burere bwe bwa buri munsi. Yego. Umuryango wundi ni ishingiro ry'ibintu byose. Nayo mpamvu uyu munsi wa none twicaye hano tuvuga ku muryango. Iyo tuvuze ku muryango hari uko gutegurwa kw'abo bana, abo birirwana, abo bavugana, ibyo bavugana n'ibyo bakorana. Rero ku byo bavuze byose, baba abakozi yaba na docteur, nemeranya nawe. Umwana ahavukiye n'ahakuriye bigena uwo azaba we mu gihe kiri imbere. Rero nk'umuryango muri rusange tugomba kubanza kumva neza ubundi tuje hari umuryango, hari uburere butangirwa mu muryango, hari abo bakozi babutanga birirwana n'abana, hakaba n'uruhare rw'ababyeyi. Ariko uyu munsi tugomba kwibaza ubundi umukozi ni muntu ki? Ese ubundi ni izihe ndangagaciro ziba zigomba kuranga umukozi? Iyo tugiye mu muco wacu w'Abanyarwanda ntekereza ko wihagije. Ubundi byatangiye byitwa ubuhake mu mateka y'u Rwanda, nyuma biza gukurwaho n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, biza guhindurirwa inyito, ariho twaje kuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo. Uwo mukozi wo mu rugo yari afite indangagaciro zamurangaga, hari n'ibikorwa yakoraga muri uwo muryango muri rusange. Rero ntekereza yuko muri bimwe mu bikorwa byagiye bikorerwa mu muryango, cyangwa se indangagaciro umukozi yabaga afite, cyane cyane byari n'ubundi ubihuje n'uyu munsi, kubana n'abo bana, n'ukwirirwa n'abo bana, kubatoza, kubigisha, kubafasha no kubaba hafi mu gihe kiri ngombwa. Ariko noneho tukareba n'uruhare rw'ababyeyi noneho kuri abo bakozi. Uyu munsi wa none dufite umuryango, ariko ikibabaje nahoze ndi kumva
ubushagarira bw'aba bana ibyo bavugaga, kubera ko umuryango uyu munsi niryo shingiro ryacu cyangwa se aho dukomoka. Nahoze numva neza uburyo abakozi batarindwa cyangwa batitabwaho cyangwa bakabwirwa nabi. Nahoze ndeba ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Manase avuga ku muryango muri rusange, avuga uburyo abakozi bafatwamo nabyo bigira ingaruka ku bana barera umunsi kundi. So ndashaka kuvuga ko umuryango turimo turavuga uyu munsi wa none ugomba kuba utandukanye n'umuryango umunsi twakabaye tureberaho. Umukozi wo mu rugo ni kimwe, ariko none we nk'umubyeyi ushyiraho uruhe ruhare. Hari uburere rero umwana aba agomba gutanga, umukozi cyangwa se n'umubyeyi akaba afite ubundi burere agomba nawe guhereza abana. So rero muri rusange ngiye ndemeranya nabo ko ibyo bibazo bavuga bihari, izo mbogamizi zihari, uyu munsi ngiye ndemeranya nabo. Yego Adelaide, iyo urebye usanga umukozi wundi wo mu rugo akwiye gufatwa ati? cyane. Ikintu cya mbere ni uko umukozi wo mu rugo nawe ni umuntu nk'abandi bose. Yego. Nawe yavuye mu rugo aje gushaka amaronko, ya maronko ujya gushaka ukamusigira abana, uzajya uzirikana ko ubasigiye ari umuntu. Ariko uwo muntu nawe afite umutima, agira amarangamutima, nawe arababara. Bivuze ngo niba ukeneye ko abana bawe bamera neza, babaho neza, hera kuri wa muntu uzasigira abana bawe. Hera kuri wa muntu uzarinda abana bawe. Numufata nabi, inabi umugirira azayitura abana bawe. Kuko ngo umuntu ushaka kubabaza umubyeyi burya ahera ku mwana we. Ababaza umwana kugira ngo umubyeyi ababare cyane. Niba ukeneye rero ko abana bawe babaho neza, bamera neza, fata wa mukozi nawe nk'umwana wawe, mwiteho, mufate neza, kuko ni ingero nyinshi z'abakozi bo mu rugo bafatwa nabi pe. Hari uwavuze ati rwose ngewe n'umwana arankunda kurusha na nyina umubyara, ni ngewe yisanzuraho cyane. Ubufatanye bw'ababyeyi n'abakozi bo mu rugo burahari cyangwa baragenda badohoka bamwe kuri buri ruhande? Kuri ubu ngubu mpamya ko buri kugenda ahubwo bwiyongera. Uzi impamvu ubu ngubu ababyeyi bamwe na bamwe bamaze kubona ukuntu umukozi wo mu rugo afite agaciro kanini, abafatiye runini. Kuko n'abana benshi bagiye bahinduka cyangwa bangirika kubera abakozi bo mu rugo. Hari n'abagiye babipfiramo kubera abakozi bo mu rugo. Ngo ntago bampembye ndishyura, umwana wagomba kubyishyura. Ntago byagenze gute, umwana wagomba kwishyura. Hari ingero nyinshi z'abakozi byarangiye babaye nk'abana mu rugo. Ahubwo ngewe uriya mwana w'umukobwa wavuze ngo umwana asigaye amwisanzuraho kuruta mama, aho naho hari ikibazo. Ababyeyi nabo bisubireho. Umwanya wo kwisuzuma tse, umwanya wo kwisuzuma. Ubwo rero reka tuhite tuboneraho kubaza aba noneho nk'umuryango IDE ufasha uha amahugurwa bariya barera abana n'abakozi bo mu rugo ndetse n'abandi muri rusange. Mu bigenza mute ese y'umukozi ashoje amahugurwa mwamuhaye certificate, muramukurikirana ko akora akazi mwamushinze neza cyangwa mwamuhuguriye? Gudine, icyo tukora ni kubigisha ukuntu bashobora gukorana n'abana. Abakozi numvise ibintu byose mwavuze, ariko abakozi bakeneye kumva ko umwana ni umwana n'abakozi ni abakozi. Umukozi ntabwo ushobora kumubwira ngo jya guhanagura hariya ufate n'umwana. Umwana agiye kumva, agiye kureba ibintu byose umukozi arimo gukora. Hari igihe reka nuza example. Hari igihe twabonye muri creche yacu umwana urimo gusoma abandi bana. Yego. Biravuga iki? Mwabonye umwana uri gusoma abandi bana. Byanze bikunze n'ukuntu umukozi arimo, nicyo umukozi akora. Yamwigishije. Yego. Ababyeyi ntabwo bari mu rugo, barimo gukora. Bamuretse n'umwana hariya, akaza muri creche akatangira gusomana n'abandi bana. Ntabwo ari ababyeyi yabonye, ni umukozi. Tugomba kureba kare
tugomba kureba kare ukuntu umwana yatangiye umwana ufite imyaka ibiri oya umwaka umwe afite umwaka umwe ni ukuntu atangira kureba icyo abandi bantu barimo gukora akakora ibintu byose kopi ni kopi yego tugomba kubireba neza. ese ubundi umukozi yageze mu rugo akwiye gusimbura inshingano z'umubyeyi ku mwana cyangwa hagomba kuba bore bwuzuzanye kuko araho usanga umwana wamuganira abaye umukozi ubwo ndagira ngo tubihuze namwe muhamurira n'abana muri creche murabibona ngira ngo umwana witayeho n'umukozi cyane n'uwitayeho na bose hari aho baba batandukaniye urebe ni gute ushaka umwana urashaka uw'umukozi cyangwa uw'umubosi twebwe abana twacu ni ababosi bose ni ukuntu tubigisha barahari turabigisha muri yitwa metode ya Montessori nayize hanze ni Montessori muri Itali nabyise byose abana ni ababosi bose abana ni abatware ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe icyo mwigisha nabo ngabo baba bashaka amahugurwa yo kurera abana ni ukubabwira ko batagomba ababyeyi batagomba guharira abakozi abana kuko abakozi hari imico yindi babigisha ngira ngo na Mawuwa yabigarutseho. Mawuwa mwebwe iwanyu bimeze bite? ariko n'abakozi icyo ushaka kuvuga ni n'abakozi ntabwo tugomba kubabwira ngo nibo kera ukuntu mwavuze kera twari twafite nuza abakozi hanze ariko twari twafite nuza reference mu cyongereza ntabwo tuyifite nonaha ntabwo tuyifite abaranga reference hanyuma tugomba gukora iki ko twese turimo gukora twese dufite intuza akazi tugomba gukora igihe cyose amafaranga byose turabyumva ariko ntabwo tugomba kwibagira abana. ukiri aho reka mfiteremo mbonereho no kukubaza hari ibikorwa mujya mugira nk'umuryango IDE aho mufasha urabona hari ukuntu umubyeyi aba yarabyaye ariko cyangwa yagiye nko mu bukwe n'urugero ariko agakenera ko hari umukozi bagendana mu mahugurwa mutanga nzi ko n'ibyo birimo mugendera kuki mukora muhitamo abakozi batanga ubufasha andehoro dans l'école? Gufasha ni formation. Formation tukora ni formation ya Montessori tukakora nuza certificat hari amasaha biga ni ukuntu ishuri muriga murakora nuza amasaha hanyuma murakora na stage hanyuma mwarangije murumva ibintu byose by'abana ukuntu nyage nande buri wese uko agomba gufata umwana ukuvuga ngo urese as I studied nkuko babyize birumvikana Mawuwa ubundi umuntu akwiye gushingira ku kijya gutoranya umukozi uzamurera umwana kuko burya umukozi abaje kuhagara mu nshingano rimwe na rimwe nka wa mubyeyi kandi umwana azirangwa n'umukozi cyane ubundi umuntu akwiye gushingira ku ki ari atoraganya uyu mukozi uzamurera umwana. Yego murakoze mbere yuko nkomeza kuri icyo kibazo nashaka kuvuga ku kibazo mwari mubajije nagira nibutsa ababyeyi bose batwumva uyu munsi uburere bw'umwana cyangwa se uburezi bw'umwana mu rugo ku mubyeyi ni ntasimburwa nubwo haza umukozi umeze gute umeze nka marayika ariko nagira nkishyireho akadomo ko uburere bw'umwana ahabwa n'umubyeyi ari ntasimburwa yaba umupapa yaba umumama. Rero iyo tugiye ku ruhande rwo kuvuga ngo ni izihe ndangagaciro ubundi uwo mukozi agomba kuba afite mbere na mbere agomba kuba yujuje nibura imyaka y'ubukure kuko ubushakashatsi buvuga ko abenshi muri abo bakozi bo mu rugo usanga batuje imyaka y'ubukure. Icyo ni ikintu cya mbere bagomba kureho kuko ntago wajya gufata umwana ukiri umwana ngo ajye kurera umwana mugenzi we. Ni gute ya umwana udafite ubumenyi ashobora gutanga ubwo burere? Wenda araza no kudufasha tubwire kuko ntago uyu munsi ndumva neza impamvu dushobora gutekereza ko abana bacu bagomba gufata kugira ibyo bigira ku bakozi bacu ntituvuze ko bidahari ariko se
bo baba baturuka mu wuhe muryango ku buryo baba bafite izo ndangagaciro bagomba guha abana. Icyo nacyo ni ikindi tugomba kwitaho. Ese uwo mwana azaza abe afite uburere ashobora guhereza wa mwana wanjye? Uzabitahura gute se ko umwana umukozi ashobora kuzaza wa mugani yarahungabanye yaje abaye nk'uhunze ntago ari amahitamo yo gukora kari akazi, mbese niwe mabura kindi uzatahura ute ko uriya mukozi atari ndakemwa mu muco myifatire? Icya mbere twamaze kumva ko hano dufite ababahuguwe, ariko ntabwo abakozi bose dukoresha bahuguwe kandi tugomba kubakoresha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abenshi twese mu Rwanda uko nagiye mbibona ku bakozi dukenera, tubaza abaranga we yavuze abarefreze wanshakiye akana katananiye. Rero nawe abagomba nyine kwita kuri ibyo byose twavuze, uvuga ko abagomba kubanza akamumenya, akagira igihe cyo kumumenya. Ntabwo umukozi ari kwihutira kuhita uvuga ngo ndakuzanye. Akenshi bifata iminsi kugira ngo uzane umukozi mu rugo. Rero icya mbere aba agomba kwitabwaho ni ukubanza ubundi ukamenya uwo mwana umuryango avamo ni umuryango umeze ute, kubera ko ushobora gusanga afite iryo hungabana, afite byinshi ari guhunga mu muryango we. Icya kabiri, usanga hari ibibazo by'ubukene mu muryango, yaravuye mu ishuri, cyangwa se hari n'abagendera ku bigare, ugasanga nk'urubyiruko abana batoya cyane cyane kuko imibare irivugira, abana b'abakobwa nibo babikora cyane. Ugasanga mugenzi wanjye reka mvuge ngo yanshutse ko tugomba kubona amafaranga, ugasanga birangiye nawe aje muri ka kazi, atari uko iwabo wenda bafite n'ibyo babuze. Ariko kumenya umuryango ni kimwe, kumenya ubuzima bw'uwo mwana status ni ikindi. Icya gatatu ni ukubanza ukamenya n'ubumenyi afite. Yego, ubumenyi afite cyane cyane wenda bw'ibanze mu muryango, ibyo agomba kuba, uburyo yitaweho, cyangwa se iyo tuvuze ubumenyi ni ikintu kirekire, ariko by'umwihariko mu cyongereza numva ari ibyo ubwenge afite. Yego, ubwenge afite, ubumenyi afite kuko kurera umwana. Reka yenda tunabwira abantu bashobora kuba batwohereza n'ubutumwa bugufi kugira ngo dusangire ijambo. Bashobora kutwohereza ubutumwa bugufi SMS kuri 0788 20 36 59 0788 20 36 59. Mutwohereza ubutumwa turaza kugira tugarukaho mu kanya. Reka rero dukomereze turebe Adelaide, nawe iyo urebye hanze hanga hari ingaruka ubona zishobora kuba zaratewe no kuba yenda hatarabeho kunoza imirere y'abana hagati y'ababyeyi n'abakozi? Ingaruka zihari ni nyinshi, ni nyinshi cyane. Ubwo turimo tubaganira ibingingo wese yisuzume amenye uruhande ahagazeho. Niba ari umubyeyi avuga ati wa mugana umukozi nkoresha araganishaho umwana wanjye, ingaruka zirahari nyinshi cyane. Ntekereza ko ubwo zinakabije, nkuko Mawa yari yabivuze. Hari abana bajya mu kazi ko mu rugo kuko iwabo hari ibibazo, cyangwa ugasanga niwe byiringiro by'umuryango. Yagerayo agasanga nyirabuja noneho kuko abakoresha b'abagore nibo bakunda kubikora cyane, ugasanga abereye wa mukozi ukuzimu, hell, amubereye ukuzimu aho kugira ngo nyine bakorane. Hari ikintu kimwe rero Mawa n'ubundi yagarutseho, ntabwo kurera ku mubyeyi bizigera bigabanuka, nta na rimwe zizaba inshingano z'undi muntu. Umubyeyi nabanza amenye ko ari umubyeyi, umwana nuwe ntago ari umukozi. Umukozi yaje nk'umufasha, namuha ibyamugomba, noneho ahubwo nawe nk'umubyeyi akora inshingano ze. Ngaruke ku bakozi yenda bashobora kuba bari kutwumva nonaha, natekereze byibuze bazajye banatekereza aka kanya ni abakozi, ariko bashobora kuzaba bakoresha mu minsi iri imbere. Nibahura n'umukozi umeze nk'uwo bari bo nonaha, bumva iyo version cyangwa uwo muntu babera izo mbuto berera abo bana, nihagira uziberera uwo mwana waba azakura ate? Uwo mwana azaba ari umuntu bifuza ko babona. Yego, ikindi kintu bazirikane ko ni abantu nibyo, umuntu arakosa, umuntu akora iki, ariko ntago amakosa y'ababyeyi yishyurirwa, abana aribo bayishyura.
ntabwo amakosa kuko bavuze bati hari igihe umukoresha ashobora gufata nabi umukozi bityo bikarangira umwana ari we ubigendeyemo, umukozi akitura nabi uwo mwana. Yego, nkuko mwarimu bivuze turacyari mu kiganiro cyacu. Nanone iyi ni Radio Imanzi, mushobora nanone kuduhamagara kuri 0782 33 56 59 ndetse no kuri 0737 36 96. Uyu muntu aratubajije ati ndi ntabareshya ndi Kinyamakara nihe Kinyamakara aravuga ati nka umuryango IDE twawumvishe, ariko se umuntu ashobora kubasanga hehe kugira ngo nawe ahabwe amahugurwa yo kurera abana? Gudine ubwo nawe babajije nawe ushobora kwivuga babajije wowe nawe ushobora kubisubiza cyangwa ntacyo ubwo mwabisubiza wa mugani wawe uzobe iraguye ati nawe nanjye kuri IDE dufite nuza website, dufite WhatsApp, dufite Instagram, hose mushobora kutu IDE ONG Rwanda. Ubwo no kuvuga ngo yashaka kumenya location mukorera, aho mukorera ni Kicukiro. Ubwo umuntu ukeneye kumenya aho mukorera, bakorera mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye. Nimero nawe nibe dukundira aza kuyitanga kugira ngo azahagere nawe. Nimero nanzayitanga, dufite nimero ebyiri. Yego. Tuzabitanga kuri radio, nta kibazo nishobora. Yego. Abakora akazi ko mu rugo mushaka kuduhamagara, abakoresha mushaka kuduhamagara, ibitezo birakomeza biza. Ngo ati ikindi twagarukaho nuko gufata umukozi nabi bigatuma atita ku mwana, bitagira ingaruka gusa ku mico n'imyifatire, ahubwo rero imirire, isuku nabyo bigenda nabi. Icyo gihe rero umwana ahura n'ingaruka nyinshi, harimo uburwayi, ubwonko kimwe n'ibindi bice by'umubiri ntibikura neza. Uyu ni muganga yitwa Dr. Eric Mugabo, arakomeje kutwunganira avuga ati ntago by'ingaruka gusa ku mico, ku myifatire n'ibindi, ahubwo n'ubuza bwo mu mutwe bugenda bukorwaho. Cyo avuga nibyo mawo cyane nibyo. Urumva ngo ntago bigarukira gusa kuko umwana umurebera ibyo urebesha amaso bishobora no kugera mu mitekerereze ye. Yes, birumvikana. Inyunganizi zikomeje kugenda ziza. Mwaramutse neza Radio Imanzi, turabashimira ko kibw'iki kiganiro. Atari ko rero natwe abakozi hari igihe rwose biterwa ngo ari igihe biterwa n'ingeso mbi abana batojwe mbere y'uko umukozi ahagera. Yendera zitojwe n'undi mukozi wa mbere cyangwa se nabyo bafite imyitwarire mibi, ngo bityo rero ntago dukwiye kurebera amakosa ku bakozi gusa, ngo ahubwo we abona ngo gitera ari abakozi nako ari abakoresha, ngo gitera mbona ari abakoresha, ngo bitewe nuko badufata nabi rwose, ngo turasuzugurwa. Ashobora kuba akora akazi ko mu rw'inguye. Ibyo nanjye ariko numvaga urumva ari ukuri, numvaga nabivuga. Yego. Numvaga nabivuga, usanga nk'umubyeyi cyangwa urugo rumwe umwana avuka bazana umukozi umwana afite nk'umwaka umwe, akazarinda agira imyaka 5 amaze kurerwa n'abakozi nk'umunani. Nyine buri muntu amushyiramo imico ye, guhendaguranya abakozi cyane, kandi amakosa atari y'abakozi, abakoresha. Aka kantu guhendagura abakozi, abakozi batari ngewe kugera imyaka 3 ntari kumwe n'umukozi. Umukozi wari mutoya cyane, nago najyaga hanze, nago nakoraga ibintu n'umukozi, nari kumwe n'umukozi gusa. n'ababyeyi barimo gukora. Ni ngewe nari umutesi cyane. Wari umutesi cyane cyane pe. Ntabwo ngiye kubeshya, ariko ndabona hanyuma tukajya muri Europe, ndabona ukuntu tumeze, nanafite nuzi ibibazo kumva ko hari abandi bana. Icyo nshaka kuvuga niko umukore ugomba n'ukuntu umwana ugomba kumueducate. You need to educate.
ukuntu ushaka ko umwana Umwana. wawe ni ukuvuga ngo umukozi ugomba kumubwira uti umwana wanjye ujye umubwira ibi ngibyi umugaburire wenda mu gitondo saa 4 na saa 6 wenda we ntureke ngo azavuge ati ndamugaburira saa 6 gusa cyangwa nimugoroba. njyewe ntabwo narazi I couldn't walk Yeah. until 3 years old. ni ukuvuga ngo ntabwo iri normal. Budini urakoze cyane tugeze ku isaha y'isa 2:47 uyu aravuga ngo Ndesteri imperereye Kanombe mu kajagari ka mbere ati ndagira ngo mukomeze mudufashe kandi ariko mudufashe gukebura abakoresha bacu bo hari igihe duteka nk'inyama ugasanga ntituziriyeho twamara kuzarura bo bakazirya twe tutariyeho ibyo se ni ubupfura koko bikazatuma bitura abana babo inabi ubwo byanze bikunze mawuwa ibyo bintu bateka kanyama bakakarya bonyine ariko sinzi impamvu mutumva ko utuntu duto tungana uko nitwo dutuma umuntu agenda ahinduka vraiment nibyo bituma umuntu agenda ahinduka nyine ntabwo nshyigikiye ko umukozi aba mubi ariko umukoresha niwe ufite umukozi niwe ufite ubuzima bw'umwana mu biganza erega si umwana gusa namwe ubwanyu mwese urugo muri rusange cyane nufata nabo umukozi rwose ntuzitege ibintu bizima ashobora no kuzagutekera ibiryo agashyiramo ibindi bintu kugira guhime birumvikana kugira ngo aguhime nibyo uyu ngo ati ndi iradukunda Karuruma ishinya ngo azabafite ishinya ngo arimo kurya ibintu nge ntariyeho ni ukuvuga ngo ntabwo azaba yishimye nibyo uyu ngo ati ndi iradukunda ndi Karuruma ariko abakoresha rero bajye bamenya ko natwe turi abantu byanze bikunze ni umukozi wo mu rugo amasaha rero yo ntahagarara reka dusa nk'abagana ku musozo reka niba batubwira icyo bakora ku bintu wenda bijyanye n'umuryango niba naho byanahura n'ibyo kugira ngo turebe ko twarebonera hamwe igisubizo si byo se Adelaide Shimwe Adelaide mwebwe hari undi bura oturutse Rubavu narindi i Kigali ariko mu rugo ni Rubavu ni umuryango wanyoherereye he dukorera mu murenge wa Rugerero na Nyundo ubu ngubu muri Rubavu niho turi gukorera ariko icyicaro gikuru kiri Burera Burera ni Burera hanyuma rero hari icyo se mukora ku bijyanye n'umuryango ku buryo twavuga tuti mu minsi imbere dushobora kwitega igisubizo kijyanye n'uko tuzabona abana bacu barerwa mu buryo buboneye bishingiye ku kuba twabigizemo uruhare twese cyane tubikora cyane mu mavakanse abana bato nta rugero ruri limite kuko ni urubyiruko ariko n'abana bato impano buriya ni ikintu kidasanzwe iyo umwana rero aje mu biruhuko dufite ukuntu duhura impano iyo ari yo yose iyo aje agasabana n'abandi dukoresha impano zacu mu buryo bwo kubaka amahoro baraza cyangwa tugasabana abaririmba ababyina abakina nyine abandi bana bakisanganamo ntibibe ku ishuri gusa niyo ageze mu rugo umunezero yakuye hahandi n'ubundi arawukomezanya impano zacu rero tuzikoresha mu kubaka amahoro ntabwo amahoro ari mu gihugu gusa amahoro ahera mu rugo n'ubundi mu muryango ntabwo wakubaka igihugu kize mu tubatse umuryango birumvikana cyane rero ubwo ni ngombwa yuko wenda kuba abantu bakoresha yenda abakozi babihuguriwe gusa byaba igisubizo cyane impamvu mvuze ko ari byiza cyane aka kanya nkeneye umukozi nshobora guhamagara nka mama uhamagara mu cyaro te wandebeye akana nta nubwo avuga ngo ndebera umuntu mukuru ndebera akana kakimeze neza ntihite ngo ishuri rye rimeze gute byagenze gute nyine byibuze umuntu wabihuguriwe afite n'ibyo byangombwa afite n'ikigo cyamwohereje kuko ubu ngubu hari ibigo byohereza abakozi niyo mugiranye ikibazo umenya aho ubariza naho ubu ngubu wa muntu utazi aho yaturutse ashobora kuza akakwiba akigendera ntumenye tubona abantu benshi bagenda ku matwita berekana ngo umuntu wabona uyu nguyu ngo yadufasha ngo byagenda gute ngo yagiye atwibye ariko iyo yaturutse ahantu ari ikigo runaka cyamwohereje uba ufite ahantu uzabariza kandi uba wizeye ko byibuze hari ukuntu hari ko bamuyoboye hari ibyo bamushyizemo agomba kugenderaho nk'uko nkawe hano mu kazi hari ibyo bagendeye kugira baguhe akazi ntekereza ko ibyo ngibyo byafasha cyane kuruta uko twagenda dutora duhamagara ngo wanyoreje umwana hari uwambwiye ngo iyo ufashe umwana muto wari uvuze ati hari igihe bafata abana bakiri bato yambwiye ko ufashe umwana ukiri muto ukamuzana mu kazi akajya arera abawe ngo uba urimo urera abanzi b'umwana wawe
uyu nawe bakomeje kutwandikira ku butumwa bugufi Tindere Ernest ndi Kayonza. Byaba byiza mudufashe mukaduha inimero z'abo bantu bahugura abakozi bo mu rugo, byanze bikunze uyu nawe arashaka kugira amakuru turazisorezaho. Uyu nguyu ati muramutse neza Celestin, abakozi bo mu rugo abakoresha babafata nabi kuko kubwo ushobora gusanga umwana ngo umwaka umwe arezwe n'abakozi benshi kandi ababyeyi ntibabiteho bagataha basinziriye. Igitekerezo cy'uyu nguyu nubwo atatwibwiye ariko yavugaga yuko ababyeyi bashobora gutaha abana basinziriye, bityo ugasanga umwana amaze icyumweru atarabonana n'ababyeyi be. None se nyine bakabyemera, ni ukuvuga ngo umubyeyi ashobora kubyuka mu gitondo saa 12 mu gitondo agiye gushakisha, umwana aracyasinziriye, agaruka yenda saa 6 z'ijoro, umwana yasinziriye kandi icyumweru kigashira, ugumva umwana ari mu maboko y'abakozi. habara ikibazo. None se ugumva dufata urugero, ashobora no kuva, turabizi iyo hano umugani wabaye i Burayi, ushobora no kujya ukajyayo ukamara n'amezi 2 utaragaruka. Ntibishoboka akazi. Hari umubyeyi ukeneye umwana, ugomba gukora, ugomba kuba n'umwana wawe wamuvuye kubera iki? wagiye kure kubera ikindi ushatse kuvuga. Ariko urumva ari umubyeyi ashobora kuvuga ati yenda atuye i Kigali, umuryango uri i Kigali, wenda agiye i Rusizi mu kazi k'icyumweru, impamvu z'akazi, umwana azasigara n'umukozi icyumweru utabona umwana wawe. Yebawe uyu nguyu ati none se nyine uzafata umukozi nabi wumve ko azagufatira umwana neza. Ati gusa nyine abantu barera abana bamenye ko nta muntu wo kuzira icyaha cy'undi kandi ngo kwihorera ni icyaha. Ati so niba ugiranye ikibazo n'umukoresha wikitura umwana rwose pe, tugerageze gutunganya ibintu buri kimwe mu gihe cyacyo. Murakoze cyane, urakoze nawe, tugushimire cyane, ariko bagiye batubwira n'amazina yawe. Undi kadusubize ku gitekerezo cy'uyu nguyu, ati muramutse neza, nitwa Ishimwe Olivier, umuvolonteri wa Never Again Rwanda ari Huye mu karere ka Huye, tunagushimire cyane. Ati mbona rero, ariko tunabwira abantu ko kino kiganiro nyine kugira ngo kinagende neza. Bonjour Olivier. Muraziranye? Okay, yes. Never Again badufashije, Never Again Rwanda ndetse n'umuryango Yes Rwanda. Yes, uyu nguyu yavuze ati rero mwaramutse neza, nitwa Ishimwe Olivier, mu volunteer wa Never Again Rwanda, ati ihuye. Ati mbona rero hari expectations dufite ku bakozi bo mu rugo, twibukiranye ko most of the cases uruva ngo ibigenda bigaragara bimwe na bimwe ngo abahitamo gukora aka kazi ngo na amabura kindi. Icyo ni cyambere. Avuga ati kugira ngo abenshi baze gukora kano kazi na amabura kindi. Ati kindi kandi baba baravuye mu miryango nabo nta burere bafite, kuvuga ngo uburere bwabo burakemangwa kandi bakaba baraje gukora kano kazi ari amabura kindi kugira ngo bagakore. Arakomeza kandi avuga ngo urumva ntibatanga icyo badafite, nta utanga icyo adafite. Ni ikindi ababyeyi batishyura abakozi babo biba bibabaje. Ese umuntu aragukorera ntumuhemba, urumva yatanga serivisi nziza ati. Ikindi numva inzego z'ibanze zifatanyije n'ababyeyi bafite abakozi ni ngombwa gukurikirana, kuko ngo hari ubwo abakozi bakora amabi umuntu ntanababone. Icyanyuma nuko ibintu byose imizi iri mu miryango yacu. Murakoze cyane Olivier, ariko tumushimire byimazeyo. Tugana ku musozo, atize kwa Mawuha muri Shine Rwanda. Hagisuzo mufitiye umuryango mugari dushingiye kubyo turi kuvuga? Yego, Shine Rwanda nk'umuryango uterwa leta dufite ibikorwa byinshi dutegura kandi dukora umunsi ku wundi, ariko by'umwihariko agira ngaruke kuri bimwe biteganyijwe gukorwa muri iyi minsi ya vuba kandi bisa nkaho biremereye. Icyambere hari ukuba habaho guhugura urubyiruko ariko ruri mu ma university. Ni course y'iminsi 2, tuzatanga amasaha 2 kuri 3, iminsi 2 ni amasaha 6, ariko tuzatanga icyitwa master class series. Naho tuzaba amasomo kubijyanye n'imibanire. Ubwo rero tugiye gutangira gutegura umuryango duhereye mu rubyiruko,
ndetse no guhanga umurimo. Icya kabiri turategura kwegera noneho abaturage binyuze mu nteko z'abaturage kugira ngo bumve yuko bafite uruhare ku muryango. Icya gatatu ni ugukomeza kunga imiryango nk'ibisanzwe nk'inshingano cyangwa se umuzi w'umuryango muri rusange. Ku bikorwa turi gukora uyu munsi turasaba inzego bwite zaba iza leta ko badutumira, imiryango itari iya leta, insengero ndetse n'abandi bantu batwifuza bajya banyura ku mbuga zacu zose, Twitter, LinkedIn, hose tubaho, bakatwandikira kugira ngo twebwe dutegure gahunda yo kuba twagiye tubahugure. Ntago hari aho dushobora gusaba amafaranga wenda y'urugendo, ariko ntago bikunze kubaho kenshi. Yari ibikorwa biri mu murongo w'ibikorwa byacu, tuza ku buntu kugira ngo dutange inyigisho ku bantu batandukanye, ku nzego zitandukanye. Even hari naho twashyizeho amasomo yihariye ku nzego bwite za leta, hari curriculum yabo cyangwa se integanyanyigisho yabo yashyizweho kugira ngo nabo ubwabo tubongere ubushobozi, kuko twasanze yuko abenshi baraza mu nshingano z'ubuyobozi ariko twajya mu muryango ugasanga nta makuru ahagije bafite ku muryango, nta nubwo even bafite n'ubumenyi buhagije bwo kuba bahuza imiryango. Rero dufite amasomo yitwa Advanced Conflict Management cyangwa se uburyo bwisumbuye bwo gukemura amakimbirane mu muryango. Rero byahuye n'uyu munsi abakozi, nagira mvuge ngo abakozi twebwe mbizereramo ni n'abantu badasanzwe, kuko niba umuntu ashobora kumarana amasaha 8 n'abana bawe buri munsi, igihe kinini akamarana amasaha n'abana bawe wowe udahari, bivuze ngo afite igisobanuro gikomeye mu buzima bw'abana bawe. Niyo mpamvu uba ugomba kubarinda, ukababungabunga, ukabafata neza, ukabahembera ku gihe, ukumva ko ari abantu. Wenda ibindi naza kuvugaho nsoza. Turasoje, ahubwo niba icyo uvuga ikindi kirenze ibyo ngibyo aricyo wagishimangira. Okay, murakoze cyane. Soza nagira mbwira ababyeyi bose muri rusange. Ababyeyi bahamagariwe kuba urugero ku bana babo, bakabatoza urukundo, bakabatoza ubumuntu, bakabatoza ubunyangamugayo, kwizera. Abizera Imana babisoma muri Deuteronomy mu Kinyarwanda, sinzi 6:7 kugeza kuri 7. Bivuze iki? Ababyeyi uyu munsi barashishikarizwa kumva yuko bagomba kumarana umwanya munini n'abana babo, kubera ko ibyo barimo barakora uyu munsi bigena ahazaza h'umwana wabo ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo nuramuka utubatse umwana wawe muri fondasiyo, uzaba wishe imyaka hafi irenga 30 y'abazamukomokaho n'abazamukomoka. Bivuze iki? Babyeyi, mushyire umwanya wanyu, mushyire uruhare rwanyu, mushyire umutima wanyu ku bana banyu, mwumve yuko abana banyu ari bwo buzima bwanyu. Igihe mutigeze mufata umwanya ngo mubahereze ubumenyi, mubahe umwanya, mubahe izo ndangagaciro, kuko indangagaciro umuhereza umwana kugira umenye aho umwana yakuriye ubipimira mu ngeso ze, mu myitwarire. Ntabwo umwana azaba akomoka mu muryango mama we aca inyuma ngo nagera mu rugo we ntazabikore. Rero ndumva ko ubwo ari ubutumwa numva buri mubyeyi wese agomba gushyira ku mutima. Turagushimiye cyane. Nakoze cyane. Naza kukibagirwa. Ubwo nawe tubagana ku musozo. Ego. Ikintu cya mbere, abantu bitwaza ko ngo isi iri kwihuta, ngo turi gushaka amafaranga. Ikintu cya mbere ababyeyi bagomba kumenya ni uko gushaka ibintu bitakwibagiza ko uri umubyeyi, bitakwibagiza ko ugifite inshingano zo kurera, kandi uwo muntu uri kurera nawe agomba kuzagira abandi bantu azarera. Gushaka ibintu ntibiduhuma amaso ngo twibagirwe inshingano zacu. Murakoze cyane. Wabwaye umwana, take responsibilities. Yego. Gufata inshingano ukazihagaramo neza, inshingano za kibyeyi. Ubwo rero reka dusoze, amasaha yo ntago ahagarara kuko tugeze ku 3:01. Umwe rero uriya wari wabajije inimero ashobora kuboneraho abantu muri IDE batanga amahugurwa ku bakozi bo mu rugo cyangwa se kurera abana muri rusange, ni 078 01 88 710. Utazumvishe ushobora kumva ko nkubwiye ngo ni 078 01 88 710 cyangwa unyarukire kuri website yabo ni IDE.